Umutima utunganye ni umutima umeze ute? Ijambo umutima akenshi ntirivuga gusa urugingo rutuma amaraso atembera mu mubiri, ahubwo rikoreshwa mu buryo bw'umwuka no mu buzima bwa buri munsi. Risobanura imbere mu muntu, aho ibitekerezo bituruka, aho ibyiyumvo bikurira, aho imyanzuro ifatirwa. Iyo tuvuga umutima utunganye, tuba tuvuga umuntu ufite isuku y'imbere, uhuje amagambo n'ibikorwa, ufite urukundo n'ukuri. Muri Bibiliya hari amagambo menshi agaruka ku mutima. Muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 10 hari amagambo atubwira ngo Mana undememo umutima utunganye, unyubakemo umwuka mushya utajegajega. Aha tubona ko umutima utunganye atari ikintu umuntu yiremamo wenyine gusa, ahubwo ni impano iva ku Mana. Ariko nanone bisaba ko umuntu abyifuza kandi akabikorera. Reka dusobanure mu buryo burambuye, turebe ibiranga umutima utunganye n'ingaruka ugira ku buzima bw'umuntu. Icya mbere, umutima utunganye ni umutima wuzuye ukuri. Umutima utunganye ntukunda kubeshya, ntukunda uburyarya. Umuntu ufite umutima utunganye aba ari wa muntu uvuga ko ibintu biri, atari ko byamufasha gusa. Aba ari inyangamugayo, akanga kugoreka ukuri ngo abone inyungu. Mu isi yacu hari igihe abantu bakora ibisa n'ibyiza ku maso, ariko imbere bafite indi migambi. Ariko umutima utunganye uhuza imbere n'inyuma, nta gucika kabiri, nta maso abiri. Icya kabiri, umutima utunganye ni umutima wuzuye urukundo. Urukundo ni inkingi y'umutima utunganye. Iyo umuntu afite umutima utunganye, akunda abantu atitaye ku nyungu azabakuramo, akunda gufasha, akunda gusangira, akunda kumva agahinda kundi nk'aho arake. Mu nyigisho za Yesu Kristo ziboneka mu Isezerano Rishya, hagaragaza ko itegeko rikomeye ari ugukunda Imana no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibi byerekana ko umutima utunganye udashobora kubaho hatari mu rukundo. Icya gatatu, umutima utunganye ni umutima ubabarira. Kubabarira si ikintu cyoroshye, ariko ni ikimenyetso gikomeye cy'umutima utunganye. Umuntu ufite umutima mwiza ntabwo agira inzika. Iyo ababajwe ashaka inzira yo kwiyunga no kubana mu mahoro. Kubika inzika byanduza umutima, bikawushyiramo uburozi bw'agahinda n'umujinya. Ariko umutima utunganye uhitamo kurekura, uhitamo amahoro aho guhitamo intambara. Icya kane, umutima utunganye ni umutima wicisha bugufi. Kwicisha bugufi si ukwitesha agaciro, ahubwo ni ukumenya aho uhagaze imbere y'Imana n'abantu. Umuntu wicisha bugufi yemera amakosa ye, yemera kwigishwa, yemera gukosorwa. Umutima wuzuye ubwibone ntushobora kuba utunganye, kuko ubwibone buhindura umuntu kuba hejuru y'abandi. Ariko umutima utunganye urubaka kandi ntabwo usenya. Icya gatanu, umutima utunganye ni umutima wubaha Imana. Ku muntu wizera umutima utunganye uba ushyira Imana imbere. Ntukora ibintu ugendeye ku marangamutima gusa, ahubwo ushaka kumenya icyo Imana ishaka. Mu buzima bwa buri munsi ibi bisobanura gusenga no gusabana n'Imana, gukora icyiza niyo nta muntu ukureba, kwanga icyaha n'igisa nacyo. Icya gatandatu, umutima utunganye ni umutima ufite amahoro. Hari abantu bagira amafaranga menshi ariko badafite amahoro. Hari abafite icyubahiro ariko bafite ubwoba mu mutima. Ariko umutima utunganye uzana amahoro aturuka imbere. Amahoro y'umutima ava ku kumenya ko nta buryarya uri kubamo, ko nta nzika ubitse, gukora uko ushoboye ngo ubane neza n'Imana n'abantu. Icya karindwi, umutima utunganye ni umutima wihangana. Ubuzima buzana ibigeragezo, ubukene, indwara, kunengwa, gutsindwa. Umutima utunganye ntiwihutira kwiheba cyangwa kwanga abantu. Urihangana ukiringira ko ibihe bibi bidahoraho. Ibi ntibisobanura ko umuntu atababara, ahubwo bisobanura ko adakwiye kureka ko umubabaro umuhindura mubi. Icya munani, umutima utunganye ni umutima uharanira ubutabera. Umuntu ufite umutima utunganye ntiyishimira akarengane, aharanira ko ukuri kugaragara, aharanira ko abanyantege nke barenganurwa, kandi aharanira ko amahoro asagamba. Iyo ubona akarengane ukicecekera kandi ufite ubushobozi bwo gufasha, umutima uba utaragera ku butungane bwuzuye. Ese umuntu abona ate umutima utunganye? Umutima utunganye ntiwubakwa mu munsi umwe gusa, ahubwo ni urugendo. Cya mbere, akwiye kwigenzura, akisuzuma buri gihe, akareba aho yibeshye. Icya kabiri ni ugusaba imbabazi. Iyo ukoze nabi wemera gusaba imbabazi, ugaca bugufi, ukemera ko wakosheje.
icya gatatu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, ibi bihindura ibitekerezo n'imyitwarire. icya kane kubana n'abantu neza, ibi iyo ubifite uba ufite umutima utunganye. Kwigenzura, gusaba imbabazi igihe wakosheje, gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, ndetse kubana n'abantu neza. Niba ubura kimwe muri ibi ngibi, umenye neza yuko nta mutima utunganye ufite. Ingaruka z'umutima utunganye ni ukuzana amahoro mu muryango, ukazana icyizere mu nshuti, umuntu icyubahiro kirambye, utuma umuntu agira umunezero w'imbere. Umutima utunganye ni isoko y'imigisha. Nubwo isi yaba yuzuye urusaku, umuntu ufite umutima mwiza aba afite ituze ritavaho. Umutima utunganye si ukwera gutagira amakosa na rimwe, ahubwo ni umutima wifuza gukora ibyiza, wicuza iyo wakoze nabi, wubaha Imana kandi ukunda abantu. Ni umutima wuzuye urumuri, utanga amahoro aho ugeze hose. Niba ushaka umutima utunganye, tangira uyu munsi, tangira wibaza uti ese ibyo ntekereza, ibyo mvuga n'ibyo nkora birahuye? Tangira usaba Imana kukuremera umutima mushya, tangira ubabarira, tangira gukunda, tangira kuvuga ukuri, kuko aho umutima utunganye uri niho amahoro aba. Aho umutima utunganye uri niho Imana itura. Munyemene bashimire. Iyi ni channel yitwa Pastor Official, nge nitwa Pacific Baho. Ntibagiwe kuri subscribe ndetse na share, kandi ntukareke gukurikira ibiganiro dushyiraho umunsi ku munsi. Imana ibarinde kandi baho umugisha. Reka mbasabire kugira ngo Imana iguhe umutima, ikurememo umutima utunganye, kuko ni Imana ishaka kandi ni Imana ituramo. Reka Imana iture muri twebwe kandi niza isange dufite imitima itunganye. Imana ibahe umugisha.